turakingwa twiboneze mu mitima Yesu ari hafi. Turabihamya tubihagazeho turemeza yuko Imana ari inyembabazi. Iyo umuntu yihanye arababarirwa nta kiguzi nta na ruswa Yesu adusaba. Iyo wicujije ubikuye ku mutima irakweza ugahinduka icyaremwe gishya. Turabihamya tubihagazeho turemeza yuko Imana ari inyembabazi. Iyo umuntu yihanye arababarirwa nta kiguzi nta na ruswa Yesu adusaba. Iyo wicujije ubikuye ku mutima irakweza ugahinduka icyaremwe gishya. Dore Mariya yafashwe asambana afatira amabuye rimwe bagiye kumwica. Ngeze kuri Yesu yandika hasi ati utarakora icyaha ndamutera ibuye. Bakorwa n'isoni kubw'ibyaha byabo Mariya arababarirwa atayishimye. Turabihamya tubihagazeho turemeza yuko Imana ari inyembabazi. Iyo umuntu yihanye arababarirwa nta kiguzi nta na ruswa Yesu adusaba. Iyo wicujije ubikuye ku mutima irakweza ugahinduka icyaremwe gishya. Turabihamya tubihagazeho turemeza yuko Imana ari inyembabazi. Iyo umuntu yihanye arababarirwa nta kiguzi nta na ruswa Yesu adusaba. Iyo wicujije ubikuye ku mutima irakweza ugahinduka icyaremwe gishya. Ibuka igisama ku musaraba cyari iby'abantu benshi cyabarembeje. Arakibamba kireba Yesu kiti nugera mu bwami bwawe uzanyibuke. Yesu arakibwira n'ijwi rituje ng'uyu munsi turabana muri paradizo. Turabihamya tubihagazeho turemeza yuko Imana ari inyembabazi. Iyo umuntu yihanye arababarirwa nta kiguzi nta na ruswa Yesu adusaba. Iyo wicujije ubikuye ku mutima irakweza ugahinduka icyaremwe gishya. Turabihamya tubihagazeho turemeza yuko Imana ari inyembabazi. Iyo umuntu yihanye arababarirwa nta kiguzi nta na ruswa Yesu adusaba. Iyo wicujije ubikuye ku mutima irakweza ugahinduka icyaremwe gishya.